na mic nkabidudubiza nk'imvura wakimuriza drips zose kumvege nkabona fura wacakiye mu madage ntiwambona wacakiraga umufungo ni gumbona ni tombora yufata ifoto utarambura wabaza pose nkunda nakinyuma wabaza boss ninde banze inyuma wanzaniye deal wishyura mu nyama wazana ubunebwe ugasigara inyuma wahigana imibare watera imbere wamenye ko Imana ari bahitamo wahita ukabazamo wemeka ikibuga cya rap gisigaramo babiri nabanzamo umwanya umwe wasigara urebye nabi ntiwanawuzamo hip hop n'isi yanjye nzanayigwamo. Badutumye kurapa njye natinda yo badutumye drip mwasubirayo badusize baro mwaseberayo nta nigga inyemeza shumi nyita umwana mubi nibyo wanyuma mubi navukanye ubumaranda cyatwika isigaranda cyareba nkunyura mwirigara utumwa sindebaho nisomera nta puta yangira mu mutima nta genza yasangamo sinzi icyo yabikoramo zinaca inyuma pepo nkunda gangster nare ntakurukana nasimbuka kwa makuza ndacyahiga nta gutuza katse boro ndagutuza natse ntawe dusa pisto yanjye kora shuti nkora shuti indi video ngiye guhiga senga niduhure uzabona indi video manega everyday ngiye guhiga senga niduhure bibuka muri za plawe NK bimeze bite papa? Yeah, thank you D. Bintu ni neza blood. OG. So NK bimeze bite man, bimeze bite ha ni gute waba introduced man, ni gute ugistakinze kuri hip hop old school banganiriye bro? Sha ibanga nuko injyana ari old school man. Hip hop OG. Original bro hip hop. Yeah. Ukuri niwo guhisha blood. Yeah. So mbere tutari twajya no mu bintu byinshi tutari twa NK ni muntu ki NK ni muntu ki ku muntu utamuzi cyangwa umubonye bwa mbere. Let them know you bro, let them know you. NK ni gangster OG. Yeah. Real street nigga. Yeah. From Asa nigga. Yeah. Original man, hip hop. Hip hop kabisa. NK. Nasuye platforms zawe narebye channel yawe mbona umeze nk'umuntu watangiye game kera cyane nimba ubyibuka winjiye studio bwa mbere ugera studio bwa mbere byari igihe ki NK? Sabe haciyeho like 4 years man. 4 years. Nigga guys 4 years yo ni so ubwo acho nk'itanu gutyo 5 kabisa. Itanu ni irahagije kuba uri muri game. None ko generation yawe benshi bakora trap, benshi bakora ma New York drill, kucyo wahisemo kuguma kuri rap old school kuri shanje nje nago nava kuri blood kuri niranjana dukora hip hop nje ariko beats zose ndazitura to ntago ari wa school gusa me beats zose utakarama OG kabisa ariko hano nago baranyurwa neza batema indi freestyle me bumvisha batajya ngo utegeza mark nafashe ko nzayirekura naje nteye ubwo binega zidashako ngaragara turabarara twabyerekana ibyanyu bikabura wazamana go let's go wazana mic nkabidudubiza nk'imvura wakimuriza drips zose kumvege nkabona fura wacakiye mu madage ntiwambona wacakiraga umufungo ni gumbona ni tombora yufata ifoto utarambura wabaza pose nkunda nakinyuma wabaza boss ninde banze inyuma wanzaniye deal wishyura mu nyama wazana ubunebwe ugasigara inyuma wahigana imibare watera imbere wamenye ko Imana ari bahitamo wahita ukabazamo wemeka ikibuga cya rap gisigaramo babiri nabanzamo umwanya umwe wasigara urebye nabi ntiwanawuzamo hip hop n'isi yanjye nzanayigwamo. OG bro, OG ahubwo ufite flow ufite na rhythm za new schools man, ibintu byose bivuze ko wabigwamo kabisa. NK studio ya mbere wakoreyemo ni hehe? Studio ya mbere ni ku muje bitaga menu no muzima director The Benjamins. The Benjamin yarafitaga aga home store nakutiyemo kaboro tu tukiri school ariko
ni bya bindi yeah ntacyo biba bitwaye man, it's all a part of the journey man. So experience ya mbere ujya muri studio bwa mbere wabonye bimeze gute? NK ugiye studio bwa mbere kabisa? Byari insazi man, uretse ko nta birenze. Soja ibana fast ahita yisanga mu rugamba neza for real. ariko ugomba kwita uyihabya kabisa. Yeah oje ari wowe na Mike n'iki cyahabije ikindi mbere? narayizituye wallahi ndayibaza ngiyi narayizituye byanabyo. Flow wakubise bwa mbere urayibuka NK? Flow urayibuka fresh byatari ku buryo wadutamo ngo fata middle bitch nigga kubwe pussy wanna catch nigga, fata mic ngo a voice straight uje so sometimes ngira niki nigga, fata high nica pain nageza hanisha benshi wowe uri iki nigga, nta gikuri nigga one fear now we must story z'ubwo bunigga, nta n'ubundi nigga nkanjye ufite buzz nk'izi muri ubwo bunigga, nta n'ubundi nigga nkanjye ufite buzz nk'izi muri ubwo bunigga. So NK ubundi NK bivuze iki man? Iryo zina ryaje gute? Inspiration yavuye he kuki wise NK? Kuki wahisemo NK? NK na abbreviation man. No king every day. What? No king every day. No king. New king. A new king every day man. Every day. Okay. Nuba buri munsi ari kuvuka umwami. Buri munsi ni umwami musa, nta wundi mwami uhari babimenye. Okay. Niggas better know that shit bro. Okay. God damn. Nuko watangiye witwa ujya gutangira umuziki cyangwa warihinduye nyuma? Njye natangiye ari No King Everyday. Na za nickname zo kuri street. Scarface man. Yeah. Hey, by the way, ufite video nziza bro. Appreciate ufite video nziza kabisa, video iri ya track yawe nshyashya hip hop intare y'umukara. Video is on now man, check it out shit. Check it out. We are about to pin that shit muri comment section. Umuntu wese ushaka kuyireba ashobora guhita sliding amaho ngaho akayibona. Colors kuri iriya ngoma man, colors iriya ngoma yarankomye byatari. Intare y'umukara mfite gani mu kaboko ugomba gwaba. Scorpion beat nyidoma nsiga amavasi zibaba niwumva naje ujya uhaba. Intare y'umukara. It's a Black Lion man. Black Lion kubera iki Black Lion? Why? Black Lion ndabona Black Lion, nabonye Black Jaguar, Black Painter, Black shit, akustabona Black Lion, so why? Shanze naravumbuye nasanze abirabura turi intare z'imikara. Bagomba kuyoka bakanahaba cyane mbere cyane kabisa. Inspirator wawe ni NK. Who is your biggest inspirator bro? Cyane duhereye kwa Paka. Paka nibyo wakoze WAP ngenda bikunda cyane. Yes. Dufite na story y'ubuzima yenda gusa buriya. RIP King Paka kabisa. Yeah. Oh, okay. Story y'ubuzima yenda gusa na Paka. What is that mean bro? What is that mean? But yeah, private we slide that shit. We don't talk private life around here. We do music gusa kabisa. Ariko ufite stuff imeze nk'iya Paka. That's why mitana nabyumva impamvu bazabyumvira mu ngoma. Bagende bumve rhymes. Hip hop still alive, ni album iri hanze. Hungu udapfa ni EP ya Danje. Intare y'umukara. Out now EP. Check it out man. That's what's up. That's cool bro, hip hop. Umuntu ufata nk'icyitegererezo mu baraperi bo mu Rwanda NK? TG yose. TG ni neza. Tough Gang. Green P, Peace, Special Maniga P, Brace unaba OG nkunda byataye. Pifla nabonye Pifla munana afitanye track, mufitanye ngoma nyinshi na Pifla kabisa, mushobora kuba muri abahungu. P ni umuniga ubizi man. Uriya track mufitanye na P urayibukaho verse droppinze murayibuka? Ngaha naho hari hope, stay strong, umugabo n'uwirya imitsi nta karonda k'inzaratsi wikangwa n'iminsi
ngisirikaraga wakisanga mu banyembaraga uraburije baragutamaza kafashwe huri bakifuza kuhaza ntuzongere kumbaza nakubwiye ko ni ikibazo cy'igihe ntawe utabona icyo yandikiwe ngo uzababona bumiwe umwana wari warumiwe utaba ari fungo rishamitse umubiri we fasha nta sapoti nkwaka nubwo ipinda riza ryikupa ufonda cyane ati inkuta nk'ibyaki yikubita nk'ibiyi yigurisha nk'ijaki ntadagera imvugisha vuga ifungo nirwo rurimi twumva neza nginiga ifungo nibwo bwiza Scarface inkovu isasu mu maso gusa ibyuki bimakisi street sapo NK kumilaso nigga life Scarface Officers mu maso ibyuki bakisi they don't care about the face man they care about the money bro ni dollar bro muhige bahigikirere amaguru iyo ayacika indege zizaza kabisa that is so dope of you man abonye hari bro nyinshi wakoranye n'umu producer bita Jean Valjean Jean Valjean ni producer ukorera muri GMC Records ni pro bikora fresh nawe bumugane man Jean Valjean music man like for real numvisha ubwo track hafi ya zose za uri wowe wazikoze Valjean neza turabikorana cyane Jean Valjean ni umuhungu shout out kuri Jean Valjean music na buri muntu wese yahaye support shana abantu benshi banyuze imbere ya Valjean kabisa benshi ko badashaka gusiga baba batanashaka gusubirayo ngo banamwa appreciating kabisa ngiye indabo zanjye ndaziguhaye Valjean kabisa for real so abahanzi batanu ukunda hano mu Rwanda ni bande NK abahanzi batanu kuri POV ya NK aba top 5 rappers hano mu Rwanda gute top 5 bahanzi babikora fresh babiri babanzamo ni P na Green yes tukahita tugera kuri uyu mupeti wa Lix sorry niba mwise peti maniga Holix nawe ari kubikora fresh ni genge yawe cyangwa no kumubona gutyo nta gace turagira nako niga ni neza OG kaza uyu baby Ways ngiye bose nshyiramo man Ways nawe ni neza shout out kuri baby ni neza yes harabura umwe se Kimechi nayo namwibagiwe Kimechi ndetse Kibiri fame Kirita abantu benshi ubwo burago babaza bazira barago bazi ko abantu benshi bazi fireman ari fireman niba muzi ari Kibiriti kabisa fire ni neza n'umuci nawe mbese ubwo nabyumvishe ni TG ya zamani kirimo P-Fla ukongeramo n'abo bantu bake iyo baby na Holix so NK industry ya music hano mu Rwanda ibona gute bro industry ni ibisazi man urebye hip hop ntabwo batureba cyane kandi twakabaye turi kwitara man izo opportunity zose natwe zigomba kutugeraho dufite byose twabasha kubikora man urabona aho buri gihe nibyo nakuraburaga blood none se ko bavuga ko ubwo aba rappers babafasha aho kugira ngo namwe mwifashe badufashe iki se wallahi kari gake babashinja cyane ahubwo baratudodame bari kubadoda katubifate gutyo so NK nibihe bistafu uri gutekera abanyarwanda uyu munsi nibihe bikoryo uri gutekera abanyarwanda ibyo nibayoke ngo nyite ndererwamo buri nigi nyibonamo buri bitch nyimvamo ni make mvamo nta ufata ikindimo nugatanga ipano ufite mu nshuti nusanga abanza ufite mwana byariye ntuzatuma gwishaza afite sinakuze ndyutunwa wansanga street nariye boro mvishwe imyuna sindareka kugatanga uzinza naho
wumva umwanda kuri tanganda cyahibara ibihaha naciye kuzimu kujyongera aha mfata alcohol fanta ntinjya mu kanwa mfata snitch nyara mu kanwa ni drip ya nyuma mba nambaye ndi niga hose hambaye nta puta nakanamba caka namba za pepa ndarapa buri rapa kumva yahigira handi ubuzima no king evident umuriro utazima nikoreye ikamba paka iherezo ry'ubuzima munanyishe narebe ni kuzimu ndabarusha king NK fuck Tupac nigga. Yes bro bari uri kwishaza rya daje bara rappers if the angry issues man kukiba mwarakariye imihanda broski imihanda natwe ntago iduhereza blood ntago twabahereza imihanda ntago biri kubahereza imihanda ntagashaza nsabira amaniga yose ari kwihiringa niga bari kuri street barwana na dream zabo ja bikore man abikore kabisa yaca inzira abakoboye abikore kabisa kubera ko bari bidanje kabisa so challenge ya mbere NK yahuye nayo cyase umuntu ntabwo hajya buri ubuntu bw'ubufizi muri industry turimo hari ugiye ujya muri stu gasaba gukuba gukiniye nabi ari igihe utigita umuntu ugasanga gukiniye nabi urumva challenge ya mbere cyase heartbreak man wagize muri jani yawe nk'umu artist by'umwihariko w'umuraperi niye bro n'undi muntu agukomerekeje nje nta muntu urankomeretsa blood bivuze ngo ni haso zinkomeretsa ariko umuntu unkomeretsa njye ntabwo njya mbika umuntu ku mutima umbwiye nabi cyangwa umuntu n'iki bigenze gutya kira ku mutima nigo unkoreye neza gusa ndi mafaka ni igitoki ngakomeza urugendo rero ni insazi challenge ya mbere muri music cyeka ko atari njye gusa nta maniga menshi abantu butala ikintu bita promo kirarutatala man kirarutatala kabisa usanga bari kukina bwa bundi harya ngo n'ububaka n'ubw'inyuma so bro ni ukuvuga ngo ubu ngubu basigaye bikinira izina cyangwa basigaye bakina ufite ibiceri bimeze bite man bwira abantu batabizi babyumvireho bro baturebeho man bara promoting ibintu bidafite n'ikintu byamarira abantu man ibizima bakabisiga iyo ngiyo nta n'ubu ushaka kubireba babikurikirane batwiteho me tugaragare hari abaji benshi barenze mani batsimbye iyo ngiyo badashaka kuba abo rero abo baji niyo mpamvu Zap Club yaje niyo mpamvu Zap Club iri hano kugira ngo buri mu gangster wese ewana twebwe ntago tureba numbers ni ikintu nirirwa mbwira abantu bose hano muri Zap Club ntago tureba numbers ngo wahitinze 1 million shit twe turadiginga tukareba baba kowe babikora nk'ubu nyicyumva staff zawe nase mvuga for real this nigga ubwo gute ntarimos man kubera ko that was hope of you man staff ufite ziri so unique man urabizi ko muri generation ari we muntu ushobora kubusigaranya iriya style for real mu young generations bari gukora cyane muri iyi minsi abenshi niwe muntu usigaranya iriya style kabisa n'ikinabibona bwa mbere navuze ati damn gukura buri ntambwe igomba guha urugero abankurikiraho bagira uri umusore uzasaza urira icyo Imana ikora igutiza ubuzima icyo nawe ukora wimenyera ubuzima bigusaba amagana agusaba kugira ibyo wamagana n'izo shumi z'ubufu n'ibikorwa by'ubufu byima amaso byana n'umutima udasize ubwonko inyuma gute wumva ko uzabigeraho izabikugezaho utajya uyitekerezaho uzirate ko ufite Imana ibindi utabisize biragusiga utabifite baragusiga bareke bakomeze siko bihora bimeze ibaha nawe jiguha ubaha nuzu namuha ndavuga nukennye biba byinshi agusabira umugisha umwami mushya buri munsi naje nkenewe nunsabira umugisha nashese amagara nyiri muto ndinde ukuri kwinjyana ndacyakurinze kugeza igihe izanjyana man ubwo buri muntu wese ukunda hip hop umuntu wa fucking zena old school rap music man agomba ku bantu ri god tugomba gusigasira bya daci kubera ko iyo pen iyo karamu ntabwo ikibaho bro
ntabwo ikibaho me agomba kuyoka iyo karamu ntabwo ikibaho hano mu Rwanda hasigaye hari ndakwicara bafashe twe dutanga gusa nyine so good it's a vibe as long as ari hip hop movement man aribi ariko iyi pen niyo tuba dukeneye man abantu bameze ahubwo bise bintera kwibaza worldwide atari hano mu Rwanda ukunda bahe baraperi me USA let's go USA USA amaniga menshi nakundaga yarakomeje ja bakire ni ko bari Gangsta Paradise man RIP Prodigy Mobb Deep tsigaranye naze Nascodamus umuntu iyo umwibagirwa naze twagwita dufunga ibintu tukikomereza mari kuko buri muntu wese uje hano agomba kuba fucking with Nas man or other way ntabwo uri umukunzi wa hip hop man like for real so uriya Jean Valjean Music mwamenyanye gute byagenze gute kugira mujye kumenyana bwa mbere mukorane project ya mbere nahuriyemo na Vaja afite umuji wanjye yitwa Camp Peace Maniga Camp Camp niwe wangishije kuri Vaja nayo mfite Vas tumaze kubura uwo muji nakubwiye The Benjamins tuba twimukiye kwa Vaja Vaja twakira neza nahazituriye ikiboro bita Nyirikamba move komeza gutyo tu for real nyuma ya producer Valjean abahe ba producer bandi mwagiye mukorana shout out kuri Kina Beat kabisa Kina ni ku mutima uramuji nawe ni neza Kina Beat kabisa nawe turamukeneye hano kuri hip hop table ko ewana buri musani wageze hano yagiye mu mentioning Kina ni next ahubwo twite tumuzana man for real tugiye kuri producer Valjean tugiye kuri producer Kina Beat man Kina Beat ni track yagukoreye Kina yankoreye amatrack menshi man hari track iri kuri EP yitwa Umurara EP yitwa Intare y'Umukara track ni Umurara buriya ushaka ikikora utegeza Mark nafashe ko nzayirekura naje nteye ubwo biniga zidashaka ko ngaragara turabarara twabyerekana byanyu bikabura wazazamana boro mariga itibura wazana Mark nkabidudubiza nk'imvura wakemuriza drips zose ku mifege nkabonafura wacakiye mu madage ntiwambona wacakiraga umufungoni gumbona nitombora ufata ifoto utarambura wabaza pose nkunde nakinyuma wabaza boss ninde banze inyuma wazaniye deal wishyura mu nyama wazana ubunebwe ugasigara inyuma wahigana imibare watera imbere wamenye ko Imana ari ibahitamo wahita ukabazamo wamenye ko ikibuga cya WAP gisigaramo babiri nabanzamo umwanya umwe wasigara urebye nabi ntiwanawuzamo hip hop ni isi yanjye nzanayigwamo no king every day Asenke ufite ubuvanganzo buri so deep man you look young ariko ufite ubuvanganzo buri so dope man ibi bintu byaje bitubundi NK wundi ujya kumenya yuko warapa byaje gute ibi bintu byaje gute kera njye nikundiraga rap ariko you're chosen man yari umuhamagaro ushiduka byisanze umuntu akubisaga freestyle school wa petit baba barasaze mba ndiyongoje bitangira gutyo turazinota indi tamu garukana ka record school bihera aho move ahantu wigaga ni heza nize ku bigo byinshi utangira movement utangira iyo stuff tangira movement nigaga muri Asafwa Asafwa ni ikigo cy'abarabu kibikira mu Ruzi barabu wabazaniye hip hop bibera bite bene hariya ni neza man ntago byari muri genge tu ntago twari twabishyize ku karubanda umwana weta kubaga ni abahungu n'abakobwa bose bigamo byari abakoboyi gusa ni abakoboyi gusa okay byari abakoboyi twakuze
urabizi ndasuhuza amaniga yanjye Okay, shout out ku maniga yose yawo wa ball uri bwa mbere iki kigo giyumvishe kabisa. amaniga twakarenganye nka bashide mbaye amapesi umaniga bibone abibone kabisa abibone. So NK ugitangira rap career yawe, fame yawe cyangwa se ababyeyi cyangwa family muri rusange babifashe gute, babyakiriye gute, bakibona yuko uri too deep muri hip hop? urebye ntabwo byabatunguye byatari kuko appearance yanjye love star babonaga ari rap ariko narabahereza narabaho ukuri kose kabisa. Nkubise barasara ariko birangira biyakiriye. Meri ni neza mu IPS. Sharat ku bakecuru bera ari igihe kizagera mani biboro muri gukora bikagira mani values zirenze ku buryo bazabona ko bitari uburara ahubwo byari bibarimo. Kandi the moment is now, man, the time is now kabisa, ibintu biri kugenda bicamo kabisa. The time is now kabisa. So NK ntabwo ujya ukunda gukora ama featuring n'abasani benshi uko nabonye kuri boro zawe, why kubera ukunda gukora ama solo menshi? Iriya yari fondasiyo man, yari fondasiyo abaniga babimfashijemo ni pe bizaza ntabwo ari ukuba ko nabikunze tu. Hari igihe ujya kugigiza iniga kandi nawe wishoboye utabyumvishe ni uzo azizana nabirenze. Ni so dope man, that is so dope kabisa. Hari umuhanzi wari wa approaching akakwiryaho kwa ngenzi ari ni kata zabo ntabwo babura kukiryo ariko kukiryo ni neza, ni na motivation. Ugomba kubanza ukagaragaza ibikorwa byawe man ko unashoboye. Nanjye ntabwo wangigiza ntacyo mbona kabisa. For real bro. Niko biba bimeze, game niko bimeze kabisa. None se ubibona gute NK nk'umuntu wenda wa approachinze wenda nko kuri ibi bikorwa ugezeho, sibyo? Umuntu nimba akumva track yawe imwe ebyiri eshatu akumva ukuntu ameze ariko kamwa approaching akagukatira, then nyuma nawe byaraciyemo akagusaba ko mu bikora byawe bimeze bite? Gangster ntago ajya gutwa tu. Ngende nk'inzovu. Gute uri kwibutsa man. Ntago naheza aho ngo uragakanda kanaremereye uzagakanda niga. Mudufasha hakiri kare man. Ntibazabafashe mwamaze kugera ku gasongero, mwamaze kubikora man. Kuma ya vasi ya green imeze igitoki mu mugongo ti muri nkende ibiswela ni mugende. Green ushobora kuba ukunda green ryatari neza. Green neza, green api n'aba OG banyabo kabisa. Ariko ntago wigeze uvugamo Kemosabe Buda kandi abonye abantu benshi ubu ngubu feelings za kuri Bulldog nizi. Nje nta Buda man. Buda ni neza bikora fresh ariko nta kimuza nawe ntaho turahurira, ntabwo bye mbizi cyane. Okay. Ngaho ni neza. Uretse se kuvuga wenda kuba mutaragahuza mu muciringe wumve personality yiwe uko umubona nuko umwumva wamulayitinga gute? Buda ndamwubaha man, ni umu OG nawe ni neza. Nawe ari mu maji babikora fresh. Ni legend. Ubundi wowe utangira kumenya hip hop hano mu Rwanda, ninde wakwintroducinze muri hip hop y'ikinyarwanda kugira ngo uhite ujya too deep? Kuko buri muntu agira inspiration, agira n'ahantu akura ibintu, ariko urumva tuba dufite abo bantu baba USA akaba bakubita muri English n'iki umuntu none wayihinduye mu kinyarwanda NK yumva gahita avuga ati cyakoze shange niga wa mbere watwitse Mike man ngiyi iragurumira ngita pe
pe yangu bisi Kigoma cyitwa njyewe ntabwo ntuzanyinishe ni neza ariko naruhuka yari umuriro naruhuka nkeka ko nta n'undi muji wari wazanye gangster rap muri iki gihugu naruhuka harya niyo yakubitaga ngo ndavuga izigize bize ngo zishe stars fit style yisha bizi ngo ninde bene ari unafite style ijya ku ufite rhythm na cadence ijya kumera nk'iya P-Fla mukona ari undi muntu wigeze abikubwiraho shama nigara bimbwira ariko nago lyrics n'uburyo tubidodamo bimeze kimwe n'uburyo mu bidodamo nago ari kimwe ko wowe birimo new school kurusha uko birimo wa old school bivuze ngo wowe boro zose wa jumpinga in kabisa yose ndazitura for real ugomba kubikora man ugomba kubikora ninde mu musani hano mu Rwanda ubona uri ku rwego byibuze nago twavuga ngo ari ku rwego rurenze ari kuvuga ngo urwego rushimishije nanjye nakwifuza kugeraho right now mu Rwanda se hano mu Rwanda wacu wallahi baniga bose barabikora fresh ariko njye naho nshaka ibintu bizarangirira iwacu man hari vasi naguhaye uretse ko nta kintu wahimbajijeho iyi dropping twongeye byarangiye paka muraburije ariko ni game katukambaye inyugute yinemo ngo nyita indererwamo buri niga inyibonamo buri bitch nyimvamo ni make mvamo ntawe ufata ikindimo nugatange plan ufite mu nshuti ni usanga abanza ufite mwana byariye ntuzatuma gwishaza afite sinakuze ndyo tunwa wansanga street nariye ball mvishwe imyuna sindareka kugatanga uzinza naho wumva umwanda kuri tanga ndacyahibara ibihaha nacika uzimu kubyongeraha fata akoho fanta nkinjya mu kanwa mfata snitch nyara mu kanwa ni drip ya nyuma mba nambaye ndi niga hose hambaye nta puta n'akanamba nshaka namba za pepa ndarwapa buri rwapa kumva yahigira ahandi ubuzima no king evident umuriro utazima nikoreye ikamba paka iherezo ry'ubuzima munanyishe narebe ni kuzimu ndabarusha king NK fuck Tupac nigga fuck Tupac nigga fuck Tupac why fuck Tupac bro Tupac ni neza ariko niga yoboye USA kandi ndi mu Rwanda man yayoboye USA cyari cyo kiri cyegiri paka ni legend ariko yayoboye USA ntago nje mubo yayoboye amaniga yemera paka ntago bibaho nukuvuga ngo wowe uyoboye na nje mfite igihugu ku bitugu nigunyomoza naze marking maniga come on man reze ara mukubise ngo nsaga ngo street ngo ndi kuvishwa sinakuze ndyo tunwa wansangaga street nariye ball mvishwe imyuna bro gezanga iyo ni real story cyangwa just storytelling bro no bro amateka for real god damn man bro rappers benshi bazwiho rero icyo kintu niyo staff niyo style niyo lifestyle wari warye shene NK yari yarye shene ntabwo wabura kukudoda ariko bakudoze once or twice ibyo reka tubitsimbe man personal lifestyle okay buri murapa agomba kudodwa kugira ngo yemerwe barakudoda man welcome kuri street nagakashi uba ugomba gutera so NK iyi new generation irimo irakora music aka kanya urayibona gute urabona movement bafite imeze gute abantu usko ntago ni bake bagerageza kubikora fresh movement move zabo ntago zinsaza kabisa no byibuze baracyabura bagomba kwataka cyane reka wenda turike kuvuga kwataka cyane wenda kuba wenda baba bajya international cyangwa bakagoinga viral and shit urumva
tuvuge abape tubona bari kuri move urumva bari kuri move igukoma ni bwa mbere birimo neza muri izi no generation kuri Holixa birimo fresh nakurabuye ariko umuniga niga ni age imwe tu kandi ndabireba nkavuga ati ni neza hariya ntaribe ibyo bintu bari na neza man umusani iki nicyo kintu cyagiye cyica abantu benshi twema nta myanda iri mu mutima bro abakoboyi zamani kabisa uba kubona ko umuntu azi ikintu anashoboye n'iki ariko kuba wamubwira ati bro aka kantu wankomye ntago dukeneye number 1 maniga ni ubumwe tugatanga message tugakora ibintu neza man for real so NK hari concert imwe wenda wari wakubitamo wari wakoramo performances imwe performance se man shajo ine namanuka na P wallahi mu cyumba cya rap birangira turabusubiza ukuntu byarangiye ase icyumba cya rap bamwe bagiye bakivugaho hano bagenda bakivugamo abantu benshi ubona impamvu icyumba cya rap cya fearinze bwa mbere kikafearinga n'ubwa kabiri byari kubera ikintu shabira ni ibintu binini icyumba cya rap ni nawe urabizi sinajya kubijyamo cyane haba hari impamvu twe tutamenya niba akavura kajojobye ngo bise bifelinga n'ibiki ariko aho ni ku ya mbere iya kabiri abasani hari abasani batari bakubise amasaha arabafata njye simbizi fresh nabyakiriye uko babimaye okay so mu cyumba cya rap wari wajyanye na P-Fla nka gute wari mu backing up cyangwa wari bukubite nawe nari ku backing ariko ntago nakiburira P aba yamanuye na Big Blood kabisa blessings though blessings for Kapilo P the great man Kapilo P mbana afite n'abandi bantu ari gufasha man that is so dope of him man great nari man Kapilo with Joss kabisa and why kabisa mu cyumba cya rap show yarangiye aryo ubwo P-Fla abatarakubise ni bandi ubundi ni benshi man ba Green ntago bakubise Pini yakubise nandi n'abasani benshi to abasani benshi nanjye sinakubise NK ntiyakubise man NK niwe wagombaga guhera ubundi twari kubarabura okay so ubwo nuko uvuga ngo ase ari indi show bategura ariko twagiye twumva ngo bari kukijurira ngo bazakijurira Kibiriti yaravuze tuzakijurira ari ikintu waba ubiziho ni gutyo mbyumva ni gutyo byumva gusa ko bazakijurira tu dushaka kuba tuzakijurira kabisa okay that is so dope of you man so wakomeje umbwira P-Fla ukongera ukambwira Green P Miri Bandana man numvishe abo bantu babiri bakunda kabisa Green na P na P bamaye rap nyene man bamaye rap nyene baracyana birimo n'ama gangster n'abaji nyine batabigira ibintu bya danger n'abakobwa bari hambo man okay so raw niggas nihe karite imwe ebyiri eshatu tubwire karite eshatu ukunda kuri P-Fla twagiye quality eshatu ukunda kuri P-Fla ku buryo n'umuntu utamuzi utarunana imuzi yo yahita bimenya quality eshatu za P za danje P quality ya mbere nkunda he never switch man never switch P ahora ari OG ni niga ntago ajya hejuru cyane man hose low key nigo umusangayo hose yabaye peace ni neza ikindi P kibizana kuko urabura ni vuba kandi buri niga ikwiye kumera gutyo man njye sinkunda ubuniga butsimba ibintu mu mitima
bikiba birangiriraho dukomeze for real. That's some beach moves. Baba Quality ya gatatu gute? niyo nakurabuye man. Iyo ni ebyiri fame. Ya gatatu se buri imwe drop it. indi pi Karama ahora yifite naribe. Pen ye ntago igira ubuzima. Pi ahora na pen. Iyo ni nayo pi ahora na pen. So ku muntu utaruzi P-Fla, ku muntu batarabonana face to face cyangwa baciringeho, izo ni zimwe muri qualities eshatu za Kapiro P the Great. So to jump inze no kuri Green Mary Bandana quality eshatu muziyo cyane ko ubona abantu benshi bataramuzi cyane. Aya niyo mahirwe y'abantu benshi bagiye kugira kujya bamenye Green nawe ajya guhuza imico na P. Gute? Green OG nawe ubikora fresh. Karama bayiri ibiri hafi cyane kandi irenze. Inzigi yo zimuteye fast ahita zicisha bandana wallahi. Green inzigi yo zimuteye azicisha bandana. Green ndamukunda cyane wallahi. Green ari pen lyrically. Green na P-Fla wahita monde. Sha niga nabatwara bose. Wabatwara bose. Hey, ari Green na Kibiriti. Pen ntago turi kuvuga rhythm cyangwa iki na Green se. Karamo bro. Amatekes. Sango na uratekinga sha. Ndafata gasha. Ubigize kwa drink champ ubuzungu hitamo fame. Kibiriti ararenze, Green ararenze. Man aho nabangiye byabigiye kuzamo rere skip that shit kabisa. So NK icyangwe ubuhagaze cyangwa cya old school kirenze kiri so dope nibagiye no kubikubwira amahoro umwe mu bakobwa bageze hano bavaye fresh. Bavaye hip hop kabisa. Ninde ukambika bro? How you choose yourself? Ninde ukambika? Byitiramo man. Old school hip hop ni culture tugomba kubarabura. Ubuniga budafite culture bwose fuck that shit. Nsigaye mbona ubuniga bwambara n'amajipo man. Amajipo ahangaha mu Rwanda kandi n'abaraperi. Wabonye umuntu hano wabonye yambaye ijipo? Nabigezeho nawe yambaye ijipo ifiteho n'utuntu tw'utudinda man. Uduki? Niba ari utudinda utupesi utudinda ari uducife. Utudinda sinzi n'utuntu tw'utudesigner man tw'utudinda. Akajipo umuraperi hano mu Rwanda bakamajipo hejuru bakahita bafungaho agashati kariho agakaruvati. Aho ngabo bazaze ngiye kabisa. Bazaze ngiye fe bakajipo wallahi. So hari igihe cyabayeho habaho dissing cyangwa beef ya P-Fla na Bulldog. Wari uhari warabibonaga ibyo bintu right? Nari impare man. Wabibonye gute? Street barayakirije cyane kabisa. We wabibonye gute? Abantu babonaga kari violence, hari abandi babonaga kari sport ya hip hop. We wabibonaga mu ye angle? Sha naye mbibona gutyo ni sport ya hip hop man. Sport ya hip hop. Violence irimo hariya. Bajya bareka barara bisanzure. Ikibi nuko hazamo ibindi. Ariko iriya ni game man, ni game kabisa. Ni ukuvuga ngo wowe wemera ikintu cya beef na dissing muri hip hop culture? Byose biremewe muri game. Ikibi ni ukuzana ibindi bitari ibyo. Hano nta mabasta haba mani ntabwo bamenana. Gani zihaba urumva muri kabaniga bajye batwika dore Mike nizi. Niyo mbunda, niyo basta, niyo Glock, niyo byose. Niyo gani bajye bareka twisanzure. So ikibazo cy'amatsiko nongeye kubaza ukinsobanurire neza. So Zap Club umenya Zap Club wayimenye ute? Wayimenye NK the Great? Zap Club cyane kandi ni ku mutima bigere kure cyane. Nari ndi guscrolling gato nibwo namenye Zap Club.
ciyeho mbona nabonye OP ntago naca uriyo nakiritse wabaye nyibona ko hicaye hip hop ibintu ni neza nanjye nditabira it's a blessings man, ni blessings hip hop iri hano man for real, ni blessings ya danje kuba ngufite hano cyane ko uri umwe mu bantu bari really man, ninkubwira ngo uri really ubyumve bro, kubera yuko impamvu uri really ni imwe urumva njye nahita nkubwira, nayo mpamvu byari pleasure cyane kuri njyewe kuba ngufite hano muri Zap Club, sibyo? Ufite style iri unique muri generation umuntu atapfa kubona, ufite rhythm iri unique, umuntu utazi hip hop utazi uva niyo bijya ashobora kuvuga what the fuck does this nigga doing man, ariko ku muntu rero uzi hip hop man for real ahita avuga ati protect this nigga at all cost man, so big up to you bro. Zap bagane cyane kabisa, murakora akazi gakomeye, ugomba gukomezaho man, ugomba gukomerezaho kabisa. Like dreams zawe ni izihe man, dreams zawe muri music? Sha dream ndasha byazabikore kabisa, ni inzozi nini cyane nkuko USA yatse cyane kuri rap, isi yose izi USA, ariyo mpamvu paka na muraburaga kuriya. Tumeze nkaho tugana ku musozo rero, NK tukabonye hari EP ufite already yageze hanze cyangwa EP iri hanze kabisa, intare y'umukara buri niga yose izi rap, kunda rap real hip hop, intare y'umukara, check it out man. That is so dope. Intare y'umukara iriho track zingahe? Iriho track enye z'amateka kabisa. For real. Enye zawe produced na bande? Na Varja on the beat. Sara kuri GMC Records. GMC Record kabisa. Kina beat. Umuntu mu producer wambaye hafi cyane nawe. For real. Job blessing igikoni cyane. Leza beat nawe ni neza, track ya fresh yitwa ndacyahangana. Gukura ni ukumenya Imana, gutunga ni ukugira abana, kubura ni ukubura menya agaciro k'umubyeyi akiriho, menya agaciro h'umuremyi ukiriho, niko gaciro aho uzajya uzahabwa n'ubutakiriho. Gushobora gukurira muri do ugasazira muri so, nashatse gusara nitegereza abasaze tungana uko basaza, ibibazo bahangana kira amavi hasi, njya haso mbona brace, icyondo kitarabi kinonko shyirizo swing hasi, tega amatwi ke ndijwe ry'izi street zuje so, nandika nzihanze amaso, uri ruzamuhoze ugusaba ubufasha bwiza uzamufashe, gahinda n'ibyishimo ntawe bitabasha, nsaba Imana impe guca bugufi muri aya maisha, impe kuba umugabo, impe ubunyangamugayo, impe iterambere indinda ubwibone, umunsi natabarutse nzavugwe neza ku isi, n'umunsi w'ibarura byiza bizabe byinshi. OG iyo ni verse imwe kuri iyi ball kuri EP nshyashya, track yitwa ndacyahangana kabisa. OG man iyo ball isohoka kabisa, ntanduranya rugira nyongera kimena igihe nanjye umufungo nzawugire, nuko bimera kwitwa umukire. For real, that is so dope man, that is so dope of you man. So ni yihe message cyangwa se ni cyo kintu wabwira mana bakobwa, kuko abantu bagomba kukumenya for better or worse man, babyanga babikunda. NK you have to fuck with NK, ko this nigga afite stuff nziza kandi ukeneye kumva, nimba uri umukunzi wa hip hop atari ibivera no gufera n'iki ukeneye kumva NK, ukeneye kumva umuhungu kabisa. Tell him, babwire ikintu kimwe man. Sha mubyumve ni neza, NK tumugeze kure man. For real. Peace. Dusoza NK dutemo verse ya verse tusezera abanyarwanda tubabwira ati nimba ushaka ibyinshi, nimba ushaka ibirenze kuri ibi, jya kuri channel ya NK cyangwa usure social media platforms ziwe cyangwa sliding ma DM gwe contact yiwe mwivugane mela. For real, let's go, let's get it, kill that shit bro. Hey, gujye wibukuhoraho, ntuzibagirwe ko nawe byakubaho, urabanza ugasingiza ukajya gushaka uko winjiza, ntuzibagirwe uko bagufataga utaragafata, sinayakuriyemo nisezeranyije ku rubyaro rwanjye ruzayakuriramo, inzira duhigiramo gusaba ntazirimo, aza twikaraze bebeze
gusiga ubabaje n'ababyeyi bakize ndi hasi ibindi ndi bize nshaka pepa zige zimvugira ntavuze ntago urenze niba utarabihombye n'inshuti uzihombe wisange wenyine wihiringire buri hamwe wongere ubigire ibyawe ndacyaguha ibyawe tuzakina n'igihe tuzicuza buri gihe tuzibaza mbikura he ni ibintu byanjye mba hejuru y'ibihe byanjye mu rwanira imyanya isigara uwa mbere wanjye manega. Oh gee, that is so dope of you, man. Thank you so much, NK. Thank you for pulling up Zap Club, man. That is so dope of you, man. Man, iguha imigisha myinshi kandi career yawe ibindi buye rikigerekeho. Twifuza kuzabona NK ari gukoma ari kuzuza arena n'iki zizaba zigezweho icyo gihe cyose, man. So keep it up, my man. OG. Ba. OG. Zap Club. OG.